hagarikira ntitukubaza umubare wabo wasambanyije inda wakuyemo ntitukubaza umubare wazo amafaranga wibye ntitukubaza umubare wabo abantu bagambaniye ukabacamo ntitukubaza umubare wabo ariko icyo dusaba condition stop muzi ibintu biza bikorwa amabafura azasha tugakoresha bafure zitatu zigafa tukazikoresha nta muntu urahindukira ayo mafaranga uzoyatanga urasohoka muno wakijijwe kubera ukuntu duteye tugira ngo Pasaka nukugura inkweto nziza tukagura costume tukagura imyenda myiza tukambara ndetse tukagura n'imboga tudahirutse kurya mu rugo twamara tukizihiza Pasaka hayeje iyo ni Pasaka y'abayuda yo kuva muri Egiputa mu gitabo cyo mukuva azashanga kadusome ijambo ry'Imana Bosco bamusengereza mikoro dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara igice ni 21 umurongo w'8 n'umurongo w'9 ku 8 no ku 9 kubara yes 21 Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa nizo uyimanike ku giti cy'ibendera maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira amen akaba muzima amen reka subiremo nababwe ngo turaganira ijambo ngo utunamuka arapfa ko turumvikana Some mabre yaregera kidani mbiyegereze nashi Uwiteka abwira Mose ati aho cura inzoka isa nizo nukuvuga ngo inzoka isa nizo icyambere zira nzoka zari zabari bwonyine ubwazo n'Imana yonyine yazibaterereje kuragira se inzoka z'igihuru nutunamukira kujya komesa uyimanike ku giti cy'ibendera uyimanike hejuru cyane ku giti cy'ibendera maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira nareba dore umuntu bazamubwira ngo uri umugwayi n'umwe no miti uzokira akanga akanywa amazi agahita munsi y'igitanda akanywa juice agahwera utunamukurafa icyenda Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira akaba muzima soreza mu rwandiko rwa mbere rwa Petero papa Petero wa mbere ibice bino umurongo wa 3 wari wibere mu mutuzo ijuru ryose rigusingiza urudacawe wari wiberewe mu mutuzo mana we ijuru ryose rigusingiza urudacawe ninde wakwemera kwambika ubusa
mu ruhame ku bushake bwe. Ninde wakwemera kwambika ubusa yewe mu ruhame ku bushake bwe? Sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni ku manywa bakwambitse ubusa we unamukudapfa. Soma baba Rwandiko rwa Petero wa mbere ibice 4:3. aho Bibiliya iravuze ngo kuko igihe cyashize cyari gihagije, kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagane bakunda gukora, ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke, n'izo kurarikira, no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi, no gusinda, n'imigenzo izira cyane, y'abasenga ibishushanyo. Ho nakunze nahatangira gusa niho ndibuze no kuvuga havuga ngo kuko igihe gihagije kirahagije icyo wakoze ngo imirimo abapagani bagira gute bakunda. Uyu munsi urekera aho ngaho y'abapagani bakunda. Emapo curangira ka kantu kanje niyegereza abantu nimara namanza mbabwire wama wunamuke cyangwa ukomeze wuname tugushingure. Bwana Yesu anamelemeta we, Bwana Yesu anamelemeta we, Bwana Yesu anamelemeta we. Ni wa utukufu Baba we, ni wa utukufu Baba we, Bwana Yesu anamelemeta we, Bwana Yesu anamelemeta we. Ni wa utukufu Baba we, ni wa utukufu Baba we. Bwana atimisa lalime tango salima ndua. Bwana Yesu anamelemeta we. gusa ko ndabura aho mpera nigisha. Asifiwe Baba Mungu kiongozi wewe.
Asifiwe Baba Mungu yo kiongozi. Hashimwe Yesu Kristo. Zamuri Imana ishubahiro. Ni furaha sana kuwaona ndugu. Atukuse. Ni furaha sana. Tushirikiane kama mitume. Zamuri Imana ishubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Katuganira ya magambo twasomye. Atukuza mukombozi. Niyo bambaye barambwira ngo amagambo babagenderaho muri kuno kwezi ni iri jambo riri mu gitabo cyo kubara. Gitabo cya kane Mose yanditse. Bwana sifiwe sana. Yanditse itangiriro. Yandika ugutegeka kwa kabiri, yandika kubara, yandika Balewi. Yandika no kuva. Ariko turavuga kuri kino cya kane igitabo cyo kubara. Usomye neza Bibiliya izivuga ko kino gitabo cyo kubara kiza kigereranywa n'iminsi Abanyesirayeli bari bavuye ku musozi wa Sinayi berekeza i Kanani. Hagati yo ku musozi wa Sinayi no kugera i Kanani bahamaze imyaka 38. Barimo bayibara abariyo bitiriye kino gitabo cyo kubara. Bakabara imyaka bazerereye. Bakabara imyaka bavuye ku musozi wa Sinayi kugira ngo bagere muri Kanani. Haraciyemo ngo batangire kubara bageze imyaka 38 bituma bacita igitabo cyo kubara. Tumerewa? Nombre kashina. Nabasanganye neti wakiteye ubwo. Ako nanje mfite ntiyoroshe. Tuzamuri Imana ishubahiro. Unamuka udapfa. Zamuri Imana ishubahiro. Hallelujah. Bacita igitabo cyo kubara. Bibiliya iratubwira ngo ahangaha muri kino gice Abanyesirayeli bagiriwe amahirwe babaho neza mu gihe bari bavuye mu buretwa. Bumva bamerewe neza ariko ngo bagera ahandi hari yaremereye cyane. Batangira gutuka Mose bakamutukana n'Imana. Baramubwira ngo ese muri Egiputa wadukuye ntamva zihaba. Muri Egiputa wadukuye gupfa nabi ko ari kimwe na hano ihodi twari dufuye nabi. Watuza baritotomba cyane. Ngo bagezeho bitotomba ngo Imana ibzutse inzoka mu butaka. Atukuze. Imana yonyine ihagurutse inzoka mu butaka. Ikoni y'Imana irabakubita. Inzoka ngo zirabarya hapfa abantu benshi. Inzoka zirabarya ngo hapfa abantu benshi. Bamaze kubona kuko hapfuye abantu benshi ngo barongera begera Mose. Basha kumusaba iki? Imbabazi. Ari nacyo kibazo dufite kiremereye cyuko tubona ibintu bifuye ariko ntitwibuke gusubira inyuma ngo tuje gusaba imbabazi. Ukinangira umutima wawe, ukinangira kamera yawe kandi uzi ko ariyo yatumye biriya bindi bitagirwa. Mugihe wohinduka ukaja gusaba imbabazi, ibyakagombwe kugerwaho bikagirwaho. Barahindukira ngo baje kubwira Mose, baramubwira ati twabimenye, twarakoshe, twagize na twaritotonze, ariko tubwirira Imana itubabarire. Tubwirira Imana irekera hangaha abantu bashize dusigaye gutyo. Imana kubera kuko nubundi ari inyembabazi, ari nyarukundo rwishi, ngo ibwira Mose iramubwira ngo fata genda ucura inzoka mu muringa. Bwana sifiwe. Haleluya. Aramubwira ngo genda ucura inzoka uyimanike hejuru. Arababwira ngo wakomye niyo nzoka nazoza yunamura amaso akareba iriya nzoka iteze hejuru. Araba muzima. Bwira mugenzi wawe ngo se kurareba hasi cyangwa hejuru? Hejuru. Unamuka. Arababwira tayandi mategeko y'abasabye. Tiyabasabye gukubita hasi ngo basenge. Tiyabasabye gufukama ngo barire cyane. Yarababwiye gusa ngo wemera kubura umutwe gusa.
akegura umutwe wiwe akarangiza hejuru arakira. Niwemera gusa, niwemera ukareka ibyo ngibyo uba muraba muzima. Niwemera ukareka izo nzira wagiyemo ikibazo kirakemuka. Niwemera ukareka ayo matambo ugaca mu nzira nyabagendwa birakunda. Ariko ko barakubwira gusukama unamisha umutwe ukinangira, tuzoza ukiriyo cyawe. Kuko kondisiyo yo kutunamuka urapfa. Yabazaniye umuti wari woroshe cyane, utari wo gusaba kuja kwandikishwa mu bindi bitaro cyangwa kugenda ushakisha ugomba kubona. Arababwira gusa ngo mwunamura amaso, mwunamura amaso, atukuze mukombozi mome de varite shine. Mwunamura amaso torero ry'Imana, ni mwunamura amaso murebe Uwiteka, ni mwunamura amaso murebe gutambwa ku Uwiteka, ni mwunamura amaso murebe kugira neza ku Uwiteka, ni mwunamura amaso mubona imirimo y'Uwiteka. Ariko abantu bakanga bakunama. Unamuka mu izina rya Yesu, urangize Yesu agutegeye amaboko. Yarapfuye arazuka, we mode karashine brunge ame ame nikuki mushakira umuzima mu bapfuye mana we hoya hoya drome kasipre Bwana sifiwa. Unamuka uraba Uwiteka gusurakira. Atukuze mukombozi. Ariko isikira ducunda Yesu, kuko igihe cyagaraje Yesu akaza azaroba nuri ntama mwiheme abakiranutsi. Dore arazana n'ibicu mu kirere, kandi amaso y'isi yose azamureba we, azahemba umuntu ibyo yakoze. Ninaudikashine parombere de vakati marudua, azahemba umuntu ibyo yakoze. Zaba byiza byose ndetse n'ibibi we. Hallelujah. Bwana sifiwe. Igitabo kizakimbwira ngo igiti cyiza cyari imbuto nziza. Erega umuntu wenyine n'ushaka kwikiza kandi utikijije uzapfa. Ubuzima bwawe bukiri kwa Satani udafite guhindukiza umutima wawe ngo werekeze kuri Yesu Kristo uracagwa mu muriro. Karakubwira ngo dore ugomba gukora kugira ngo bigende neza, ukangukerekeza y'amaso. Karakubwira ngo dore uko bimeze, ukinjira muri kuno gutwi bigasohokera aha. Yohana aravuga ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Atukuze mukombo. Haleluya. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Takindi Mose ariko yinangira gusa ariko abwira ku Banyesirayeli, akababwira ngo ta yindi kondisiyo bwoko bw'Imana mwashize mwafuye mwarangiye, ariko umuti wabonetse uburamaso. Ariko muntu pi basamubwira ngo yewe iryo jipu rizari bangamira abandi mu materaniro, akazanira irenzeho kandi kabiri. Yewe izo bintu zukora kibiza bigira icyo zungura amateraniro, akazana ibindi bireze bya bindi yari afite na kabiri. Yewe ibyo wagiyemo tacho bimariye ubuzima bwawe, agakomeza kurenza kwa kundi yarameze. Paulo yandikira Abakorinto arababwira ngo ese kuki mwamenye umuntu wakoze ibyo muri mwebwe nti mwamukura muri mwe. Bice bitanu Abakorinto ba mbere. Ariko nukubera abantu bikigiye baratunaniye niko bameze. None se wabwira umuntu ngo narebe muri uriya muryango ibyiza biraje akanga kerekera akareba hariya, dufate ngo nitubakubite.
ejo bundi ahantu nigishe mu giterane ku cyumweru kwari dufite iri iwacu igitengera paste tubabwira ibi byarabaye muzoza mukinga tuzoha tuvamo noneho umuntu yakijijwe ku ngufu ariko uza amafaranga azatakara kuri kano kabiri umuriro wifi ibintu byose bigire gucya numara usubira udakijijwe muzi ibintu biza bikorwa amabafure azasha tugakoresha bafure zitatu zigafa tukazikoresha nta muntu urahindukira ayo mafaranga uzoyatanga urasohoka muno wakijijwe none ko twababwiye ku neza mukanga mutegereje ko Yesu azomanuka akabakubita tiyaduhanguye ariko muwa mwarabonye ukwezi kwa mbere kurashize umuntu ari kure ukwa kabiri kurashize umuntu ari kure baracyabatangaza kabiri baracyabatangaza gatanu ku cyumweru turaterana kuwa gatatu turaterana uzuza ibintu byarapfuye intebe warazivunye warazimaze uri umupagani turakizwa tuzongere kwicara ku ntebe utarakizwa siko imeze atukuzwe unamuka urabona ubukiriro unamuka urabona icyo ushaka unamuka urabona mu maso y'Imana unamuka urabona ubwiza bw'Imana ko burakurasira ariko umuntu akanga kunama nutunamuka urafa uraja gehanamu kuraja habi yazanditse ya Petero yararimo yandikira amatorero muri Aziya ngo yari yaragize ibihe byo kwimuka avaho yararaje ahandi arabandikira nababwira ngo igiye kirahagije nguko mwakoze imirimo abapagani bakunda semeni amin haleluya longo lobanda sombre de kashi arababwira ngo torero mwe igiye kirahagije cyo gukora izo abapagani bakunda Imana guhera uyu munsi usezerera iso Satani akunda umubwire ngo mpisemo Yesu murutishize isi zose akindi unamukubwira Satani ngo urasezera we nubwo washakaga kunyica ariko nabonye ubukiriro ni Yesu Kristo unamukura abona ubukiriro igihe ngo kirahagije ngo mwakoze ibyo abapagani bagira gute bakunda sezerera Satani mubwire ngo kwahere Satani kwahere igihe kirahagije aho wasambani uhagarikira titukubaza umubare wabo wasambanyije inda wakuyemo titukubaza umubare wazo amafaranga wibye ntitukubaza umubare wabo abantu bagambaniye ukabacamo titukubaza umubare wabo ariko icyo dusaba condition stop ntayandi makuru tidukeneye kumenya ibyo wakoze ntacyo bitumariye ntacyo byungura mu bwami bw'Imana ariko aho bigereje bibe byinshi bibe bikeye rekera unamuka takindi semeni amin tayandi makuru ibyo mfite guyereka tayandi makuru yo kugomba kubazwa stop Satani ndagusezereye ubuzima bwanje buhindukije kuri Yesu Kristo sigara iyo ngiye kuzimi wawe niko bimeze unamuka Yesu arakugirira neza tacha hana kimwe atababarira habe niwo umaze imyaka 18 uroga Yesu Kristo ni unamuka arakubabarira umaze imyaka nyinshi usambana ni unamuka arakubabarira inda wakuyemo ntituzi umubare ni unamuka arakubabarira reka kuna mudafa unamuka Yesu Kristo ni umunyembabazi muzamubwira ngo Pasaka niki ku buzima bwacu Imana twebwe kubera ukuntu duteye tugira ngo Pasaka ni ukugura inkweto nziza tukagura costume tukagura imyenda myiza tukambara ndetse tukagura n'imboga tudaherutse kurya mu rugo twamara tukizihiza Pasaka hayeje iyo ni Pasaka y'abayuda yo kuva muri Egiputa mu gitabo cyo mukuva arababwira ngo nimubaga umwana w'intama cyangwa ngo wihene
musangire ngo kandi muzamurya ngo n'ibinono byabo mu buryo iryo joro ngo mubimare ngo inzitari bubone itari busangire umwana w'intama itari bumare ngo yiyambaze umuturanyi areba abantu bafite apeti ngo buri wese n'imirire ye ngo tumugira icyo musiga mwama murya muri ijoro muri mara bagashima Imana yabakuye muri Egiputa bagashima yabakijije ariko twege Pasaka tuvuga yacu dushima uwapfuye akazuka ari we Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Haleluya. Dushima uwatawe imisumari. Ndio. Dushima uwambaye ikamba ry'amahwa. Ndio. Dushima uwatawe icumu mu rubavu. Ndio. Dushima uwakubiswe inkoni. Ndio. Akavuga ngo guyereka we. Dore mfuye ntacyaha nzize na kimwe. Yesu Kristo ntacyaha yazize. Nije yaziraga ni wowe yaziraga. Soma igitabo ngo amaze kubabwira ko abigishwa bose ngo agiye ngo harimo uri bumugambanire ngo bagira kujijinganya mu batangira kwibazanya. Yesu arababwira ngo mutuze ngo nije wabahamagaye tacabaye ntawakoze icaha ngo ahubwo ngo nivyanditswe bishaka kugira gute gusohora. Bari batangiye kwibaza ngo asa ninde wakoze ibara. Yesu arababwira ngo nizanditswe ko murabitindirana mureke bisohore. Umwana w'umuntu azobabazwa azicwa nabi azapfa ariko ngo ku munsi wa gatatu azogira gute uzosome neza ngo bateranira kwa Pilato ngo babwira Pilato ngo wamubesha atarafa ngo yasize avuze ngo azopfa ariko ku munsi wa gatatu hashimwe Yesu tararengejeho isaha umuntu wari mukumbwira ngo turabonana na kabiri ukaza mu kindi cyumweru. Yesu yasezeranyije abantu na gatatu ngo habe na gatatu arasesekara ku munsi wa gatatu agira gute arazuka. Unamuka dore arababwira Mose arababwira ngo nta yindi ni munamuke ariko abantu baranga bari nangira babonye inyanja icikamo ibyo kurya byo mw'ijuru yewe we ariko baranga bari nangira Heza Fred mikoro gendane nawe utayinda zizabihaba bankukaririmba yemerera mana gendane nawe sana Yesu Kristo mu buzima bwawe nta na kimwe kiba mu butayu n'ubusambanyi n'ukugira nabi n'ukwiheba imyaka yose wobabarirwa mu byaha wakoze wobabarirwa. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Imana yagendanye nawe muri iyi myaka yose irakureka yaritegereje gusa ngo unamura umutwe we urebe hejuru uraba muzima unamuka ube muzima unamukuwe muzima. Bwana sifiwe. Unamukuwe muzima usoza atukuse. Haleluya haleluya. Unamuka nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu we. Yesu raba hagati y'ibisambo Yesu raba wateshejwe agaciro ntacyaha afite na kimwe kimuhama nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. Ujye witugwa ineza uwo yayigiriye abagira Imana we abo yagaburiye bakarya bagahaga abo yahumuye ngo uwo mwanya bakareba abo yakijije ubumuga maze bakagenda nibo babaye abambere bati nabambwe baja kwa Pilato bati tubamburire Baraba kiriya gisambo utubambire uriya wiyita umwami we. Baja kwa Pilato bati tubamburire Baraba kiriya gisambo utubambire we.
izina rya Yesu unamuka mu izina rya Yesu unamuka mu izina rya Yesu sose basha ubwira mugenzi wangu nutamunamuka urapfa muhora akosa kandi ukorosha mukeneye ngo mbabwire ibintu se umunani byo kunamuka ni kimwe gusunamuka murananirwa kumva kumwe nimbabwira 9 murabyumva unamuka unamuka udafa ungicha udafa niko imeze tayandi mayerekezo y'ubuzima bwo kubana na Yesu Kristo nukumva gushiso yavuze niko nyina Maria yabwiye babanda arababwira ngo icari bubabwire mugikore yo babwira ngo mwishare yo babwira ngo mugende gusa mwebwe mutega amatwi icari bubabwire mugire gute mugikore takindi reba hejuru angalia juu inua macho tazama motema lizena trombeza kuta forte tangolo banda la simbre inua macho tazama anoketa simbre de ka zamuri mani shubahi haleluya imura masa uraba hejuru uturura bufite kubitamusha dusoza iminota yanjira rangiye wariwibe mumutuza mana we ijuru ryose rikusingiza urudaca we umvani mabure we atukuza yeme ndabaramukije mu izina rya Yesu narimba kumbuye biheka kweri twajino ntakindi cyanzanye narimba kumbuye ariko icyanzanye mu butumwa bwiza mfite igiterane mu isoko ibohora guhera ku wa 5 kugeza ku cyumweru abazobona umwanya muzoza
abatazabona namwe muzaje handi bazoba bafite igiterane hano kirahari muzoje hano. Pastor yarambaje ngo se nuboneka ku cyumweru nzoba ndiri ariko iryo deni uri nyandikeho amwe na madeni ndayakunda. Amadeni yo kuvuga ngo nzoje hantu mwivuga butumwa ndakibazo ndayemera kandi nashaka azabyara. Bwana sifiwe. Rero ubwo Imana yabishatse ko byose bizobaho bizobera hose gusa Imana izodutiza umunezero. Abazoba bari mu majepfo bazonezerwa, abazaba bari mu majaruguru bazonezerwa, abarepfo na hose gusa icyo bakiza nuko twomenya Yesu Kristo. Kandi haleluya nkazibiri mabura dusezere. Haleluya. Haguruka tuzamurira Imana ishubahiro. Bwira umutima wawe ngo ndeye gutsensezereye Satani. Kweli urebe hejuru urakira. Zamurira Imana ishubahiro. Haleluya. 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 Amen. Mubarikiwe sana. Twike hasi.